Yes, reka twongere tubifurize igicamusi cyiza nshuti bakunzi ba Eugene Official, turabasuje cyane aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu rwose zicyagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Turi ku gicamusi cyo ku munsi wo kuwa kabiri, turi tariki 17 rwose z'ukwezi kwa munane, plutôt kwa cyenda, turi mu kwezi kwa cyenda mu mwaka wa 2024. Tukaro n'ubundi rwose twigaruke muri wa mwanya mukunda muri benshi cyane, aho tuba tuje rwose muri studio kugira ngo twibanire rwose mu kiganiro cyangwa se mu makuru agezweho, amakuru ibikomeje kubera by'umwihariko hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara ikaba ikomeje guca ibintu hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, byose tukaba tugiye kugenda tubiganira. Iki gitondo imirwano ikomeye cyane ikaba yabereye mu bice bya za Masisi. Umuhungu wa Masisi rero ni sina makosa rwose, murabona ko tuje muri studio dukerewe cyane bitewe nuko gukurikirana operation byari ibintu bikomeye cyane, byasabye umwanya utari muto. Ubwo nyine nawe araje, ndabona rwose yamaze kwipanga akazi, ndetse na mikoro ye rwose ubu iri tayari, imeze neza rwose, yabanje no gucekingwa, ibintu bigiye kuba bimeze neza. Araje abahereze iyi mirwano yatangiye hagana hafi ku isaha z'ijoro rwose muri rukerera, byose mukaba mugiye kugenda mubigezwaho gatano kuri kagenzi kako. Muri RUCURO naho nanjye rwose murabizi ko iyo nageze hariya rwose, iyo nageze muri teretwari agahuka bakawe n'umunyutsi, ndaje mbazanire cyangwa se mbahe amakuru y'ibiri kubera hano muri RUCURO. Ndaza guca no muri Nyiragongo babwire ko ibintu bitoroshye n'akana gato. Ese uru rugamba ninde uzarutsinda? Ni M23, ni FARDC iri cyangwa se ni igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo? Mu by'ukuri iki gihugu cyobowe na Kisekedi Chilombo, sinzi gusa bikomeje kuba agateranzamba kanyirawanzamba. Imirwano rwose ikomeje kugenda ica ibintu hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Waramutse neza, wuriwe neza, sina makosa makuru ya makuru ni meza fighter. Masisi ariko ngo byabaye shambarite ya Masisi rwose, ibintu byamaze gufata indi sura mu bice tena bijya bitandukanye, dore katari igice kimwe. Ubona ko Masisi muri iki gitondo yugarijwe n'urugamba rwo ku rwego rwo hejuru. Ubona ko rwose imirwano yaciye ibintu, sinzi niba ariho tunari buhite tunahera cyangwa niba turi buhere hano muri za RUCURO. Gusa ibice byose rwose birimo imirwano ndetse akaba ari n'imirwano ikomeye cyane. Gusa reka duhere mu mirwano, reka duhere muri imirwano muri Masisi. Mu kanya gato rero mbonye, ubwo twari turi mu nzira turimo turaza muri studio, mbonye Lawrence Kanyuka, n'umuvugizi wa M23 mu bya politike. Lawrence Kanyuka nawe rwose yikoze mu mitana, yibwira abatanazi, nawe ntabwo yigeze aca amarenga. Muzatinya imirwano muzabona n'umuvugizi wa M23 amanutse rwose akavuga iyo mirwano nuko iba ari imirwano ikomeye cyane, ndetse iba yasize ikoze byinshi cyane bitari bike. Iyi mirwano rero nawe araje agira gutya rwose, ahise abicisha ku rukuta rwe rwa X. Lawrence Kanyuka akavuze ko ngo urugamba rwabaye ndetse rukaba ari urugamba rwari rukomeye cyane. Hanyuma rero ubwo abantu twumva mutarakanda kuri subscribe ni mukandeho tumanuke rwose. Hanyuma kandi rwose nizere ko turi buze kugenda tubana gatanu kuri kagenzi kako, ubwo mu gihe kingana n'iminota 50 cyangwa se isaha imwe yonyine, byose turaza kuba tubibaviriye imuzi n'imuzingo. Abaye maze gukanda kuri subscribe, ikiba gisigaye no gukora iki? Nukora icyo bita like ndetse na share, rwose ibintu bikagenda neza cyane. Lawrence Kanyuka rero ni amagambo yanditse, ni ubutumwa yatanze mu rurimi rw'Igifaransa, ariko twabashije kwa mu by'ukuri tugiye kubibashyira mu Kinyarwanda. Nukuvuga ngo kuri uyu wa kabiri tariki 17 Nzeri 2024, mu by'ukuri kuva ku isaha 6:30 zo mu gitondo, ubwo urumva nyine twamaze kugera mu wundi munsi, anariwo uyu munsi cyangwa se kuri rukerera. Ibitero by'ingabo zirwana ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se Kinshasa byibasiriye uturere dutuwe cyane, ahantu bita ngo ni Irukopfu, ahantu bita Irukopfu, ahantu bita ngo ni Gisuma,
ibitero ngo bikabyibasire ndetse binasiga mu by'ukuri byangije ibikorwa remezo by'abaturage, ndetse hari n'abaturage benshi ngo bagiye bahunga bakava muri ibi bice bakajya ahandi. Nguko uko ibintu bihagaze, ndetse ngo hari n'abaturage bagiye bagwa muri iyi mirwano. Sina amakosa rero, nta gutinda, nta guca ku ruhande, nta guca ku ruhande. Ndagira ngo utwinjize muri iyi mirwano, uraza kutubwira ese ibi bitero byaje biturutse he, byagabwe biturutse hehe, hanyuma utubwire ese izi nyeshamba cyangwa se mu by'ukuri aba bazarendo birukanse bagana he, iyi koalisiyo M23 yabatumukije, abatumutseho biruka bajya hehe? Tubwire, ijambo ni ry'abasina amakosa. Yes, urakoze cyane Fighter. Ni imirwano ngo yatangiye mu masaha y'isa sita z'ijoro. Urumva rwose twari dushyitse mu munsi wa tariki aha natwe twe tukiri maso rwose tureba, tugenda tubikontorora. Aha ngaha Rukopfo, abantu batahazi na agasozi na agasantere kari hagati y'aho bita Gisuma na Mushwa. Iyi Mushwa ikaba iteganye n'agace bita Kaniro. Iyi Kaniro abahazi M23 yarahakubise, aricyo gihe FDR ndetse na wazarendo batwikaga amazu y'abaturage, ariko iyi Kaniro ntibayigumamo, ahubwo bazamuka haruguru yaho bita Kinigi. Ndahareba. Aba rero bateye ahangaha za Rukopfo, nuko iyi Rukopfo iri hagati. Urabona hari ahantu bita sita. Sita ni umusozi muremure kwa Inosa Gahizi, ura generale. Urumva uyu musozi ubamo M23. Babonye ko kuzamuka ahangaha za Kinigi bagafata Kibabi, n'ahangaha za Sita bashobora kugwa muri ambiscade ya M23. Babona ko kwambuka bagaca za Gatare. Urumva uravuga coalition, ndavuga coalition. Babona ko kwambuka za Gatare Kwarigo, aho bita Kwarigo hari M23 bari bahari. Ariyo mpamvu baturutse aza Kaniro binjira hanga za Rukopfo, kuko Rukopfo iri hagati na gasozi kari hagati ya position za M23, ariko M23 ikaba itari karimo. Tuvuge duturutse hano Bihambwe. Yuturutse Bihambwe winjira hanga Gisuma bari ukareka umuhanda ujya Gatare, ni umuhanda w'iburyo, ugafata umuhanda w'ibumoso winjira, ubwo uretse route principale, umuhanda mugari, ugafata mu gahanda kawushamikiyeho kajye hano Rukopfo. Aha Rukopfo rero kubera bitewe nuko aha navuga Rukopfo ari ahantu hari hagati ya position za M23, nimwo babashije kugira ngo bamenere. Urumva bashaka kugira ngo binjire nanga za Gisuma bikubita hehe za Bihambwe. Urumva ariyo mpamvu M23 yahise imenya ya makuru yuko iyi coalition yahise yinjira hanga mu gasantere ka Rukopfo, imaze iri kurimbagura abantu, babanje gukoresha ibyuma, babanje kwica abaturage batavuze, badakoresheje imbunda, ngo bicaga ngo abaturage ngo bakorana na M23, ngo babishe bakoresheje ibyuma intwaro gakondo. Yego, ni imipanga, ibisu, amacumu, ibintu nk'ibyo. Operation iravuga rwose ko amakuru maratugeraho ngo babishe bakoresheje intwaro gakondo. Nta kintu kiba kivuze n'ibyo byuma n'iyo mihoro, ndetse no kubaniga kubica babanize, nibyo ngibyo byakoreshejwe. Sina amakosa mbere yuko M23 ibavumbura igatangira kubatibikana. Yes, ibi nibyo bikorwa bari gukora muri aka gasantere ka Kaniro, ka Rukopfo plutôt. Uyu musozi wa Rukopfo ni umusozi witegeye neza Kaniro, kuko ureba Kaniro imbere yawe, ariko akakaba hagati yaho bita Mushwa n'ahangaha hehe muri Gisuma. Nyuma yuko rero bari bamaze gukora aya mahano bagenda bica abaturage ahangaha muri Rukopfo, bakomeje kwakserera baza hano imbere za Gisuma. Ariho M23 yahise imenya amakuru yuko coalition izamutse, ndetse ko bageze hehe muri Gisuma. M23 nta kindi yahise ikora kitari kubatsaho umuriro. Yahise hamagara abahungu bayo, abari bari za Bihambwe barakumanukira, abari bari hano bita Sita barakumanukira, bagukubitira coalition. Urumva muri ayo masaha hari mu gicuku. Abari bari Kwarigwa ni hakurya za Gatare, kuko kuva hano Rukopfo ujya Gatare nibura byagutwara hagati y'minota 35 n'iminota 40. Bagukubitiye coalition
bagukubitira umuzarendo bagukubitira uruhererekanye bagukubitira FDL yari iri hariya iri joro ngo byari ibindi amakuru dufite ngo nuko abaturage babashije kurokoka M23 yababwiye ngo nta mpamvu yo gusubira hariya tutaramanza twatunganya iki ibi bice ni nyuma yuko abantu bari bazi yuko M23 yamaze kumanuka ahangaha za Bugabo urumva igafata za Rukopfo ikambuka hakurya na za Kanozi na za Mushwa bari bazi ko ibice byose ari M23 yabigize ute iri kubikontrola yabifashe ariko burya M23 yageze ino za Rukopfo plutôt za Bugabo na za Kaniro iza gusubira inyuma iza gufungira bita Kinigi urumva iyi Rukopfo ndetse na Kaniro zisigara munsi ariyo mpamvu izi coalition yazaga ikagikora iki ikagikora ibitero shumi ikabona nta muntu wo kugira ute wo kuyataka nta basirikare barimo bo kuyatsaho umuriro ariyo mpamvu bari bapanze iki gitero cyo kuza kugira ngo rwose babe bahiga M23 ndetse no kwirwanya ariko ikitangaje bakoze nuko bagiye mu baturage rwose bakica abaturage bagenda babatemagura ndetse no kubatwikira amazu yewe no kubambura muri rusange ariyo mpamvu rero umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yamaganye iki gikorwa ndetse n'ibitero by'ubushotoranyi iyi coalition ishamikiye kuri leta ya Kinshasa bikomeje kugenda bahohotera abaturage muri rusange iri joro rero rikaba ryaba ijoro ribi kuri FARDC ndetse n'abambari bayo ngo dore ko M23 nayo itigeze iborohera na gato ntabwo yigeze ibaha agahenge rwose biragaragara kuko ngo imirambo y'abamaze kuhagwa imirambo y'abamaze kuhagwa muri bitero cyangwa se muri imirwano yabaye muri amasaha amakuru aragaragaza ko abagera kuri 26 aribo baguye muri imirwano ku ruhande rwa FARDC cyangwa se kuri coalition bakaba rwose batigeze bagira amahirwe yo kuva aha hantu gusa ariko abaturage sire makosa hagaragaye abaturage bagera muri 4 nabo rwose izi nyeshamba cyangwa se aba baturage mu byo abazarendo iyi coalition yivuganye hanyuma ni mu gihe kandi abaturage batuye muri bice ubwo amasasu yatangiraga guhana inkoyoyo bamwe bahise bahungira mu bindi bice byegeranye n'utu duce twaberagamo imirwano nuko nguko ibintu bihagaze sina makosa nguko uko ibintu bihagaze hari rwose wazarendo rero kugeza ubu ngubu amakuru tugenda dukesha drone zacu zihariya nuko bakomeje kugenda bari guhigwa aho bari hose aho bari kugenda rwose bitsimba M23 ikabikomeje kugenda ibakurikirana ivuga ati rwose abaturage ibyo mwakoze mugomba kubiryozwa kuko ntago mwahohotera abaturage bene aka kageni ngo natwe tube twaborohereza ahangaha ni muri Kaniro reka tumanuke ahazagahiranaho haramuke imirwano buretse gato cyane Masisi uyihoreye uraje tuyigaruko kuko naho urumva ni imirwano Masisi uyihoreye turagaruka muri iyo mirwano bere no muri ako gace kagahira reka ubwo duhite tusimbukira gato cyane muri Rucuro kugira ngo tugende tubivangavanga kuko ndabizara abantu badukurikira bavuka muri izi teritwari zombi reka tubanze duhereze nabo muri Rucuro uko ibintu naho bihagaze naho situation y'imirwano ibintu byose tuba tubifite hano gatanu kuri kagenzi kako hano muri Rucuro rero mu by'ukuri naho operation zirakomeje operation ya M23 irakomeje hano muri Bukombo amakuru mbazane muri amasaha nuko muri operation yakozwe ku munsi w'ejo ikozwe na M23 yasize iguyemo umwe mu bayobozi za FDR ntabwo ipeti ry'uyu musirikare ntago ndamenya irya ryo ariko abantu batwumva bavuka hano muri za Rucuro cyangwa se hano muri za Bukombo muri bice ndahamya neza nashidikanya ko amakuru bashobora guhita bamenya ngo yarafite irihe peti bakabiduha muri comment kuko uyu mugabo baravuga ngo yitwa ngo yarasanzwe yitwa azwi kuzina rya Ruzindana akaba yabarizwaga muri Semusi urumva M23 ro bidasubirwaho uyu mugabo ku munsi w'ejo muri operation zabaye uyu umwe mu bayobozi rwose ni mu ba FDR ntabwo yaje guhirwa n'urugamba nawe akaba yaragize gutya rwose baramwivuganye birarangira neza indi nkuru rero ijyanye n'ubundi na operation ku munsi w'ejo Semusi
nimvuga semusi muhite mwumva yitwa Ndaruhutse Domi, bagabye igitero ku kigo cyitwa ngo ni konsirita cyangwa se konsati. Iki kigo kikaba kiri hano muri za Nyanzare. Iki kigo ngo kikaba ari ikigo n'ubundi gisanzwe gifasha abajahajwe cyangwa se ngo abatesekeshejwe mu by'ukuri n'uru rugamba ruri kubera hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urumva ni bya bigo n'ubundi bitanga imfashanyo. Iki kigo rero kibarizwa hano muri aka gace ka Nyanzare ngo bagabye ibitero bikomeye cyane. Ibi bitero ngo bakaba baraje rwose ngo baje kwishakira icyitwa imiti. Urumva turi kujyana na sina makosa namwe muri kudukurikira turimo kujyana 5 kuri 5. Bari baje kwishakira imiti, baje kwishakira amafaranga, ndetse tutibagiwe n'ibiryo kuko harango bafite inkomere nyinshi. M23 yarabakubise ku buryo ngo bari kubasiga imiti, ariko imiti bari gukoresha ni imihamurano. Bari kubasiga bya byatsi byo mu shamba nibyo bari kwifashisha, nta miti bafite. Aba FDL ngo ibisebe ngo biri kubaboreraho byabaye umufunzo ntiwareba ngo nta miti, ngo kugeza ubwo none ngo bari kotsa icyuma ngo ufite nkaho ngisasu ryamutwitse bakahotsa ngo n'icyuma kiri kotsa. Bari kubanyinya, babyita kunyinya. Bari kubanyinya. Abandi bari kubashiraho ngo ibyo ngo byacumya, ngo sinzi byatsi byari byo nahoze ntangazwa n'ibyo byatsi banabifotoye barabinyoherereza. Ngo ibyo byatsi nibyo bari kwifashisha kuko ngo imiti nta hantu bashobora kuba babona imiti. Ahantu hose hitwa ngo hashobora kuba haturuka umuti. Ahari farumasi ndetse na clinique. Ndawe ndaje mete umugarukeho. Reba byarangiye. Bamurangije. Ndaje tumugarukeho. Uramuzi se? Ubonye isura uyizi? Komeza ibyo turaza kubijyamo bukanya. Ubwo rero se n'amakosa ngo ahantu hitwa hose ngo hari ka clinique. Ahantu hose hashobora kuba haturuka umuti. M23 farumasi yarahafunze igira gukira hafunze. Iradanangira. Ku buryo semusi ngo n'umuturage uri gutuma umuti ashaka kujya kugura umuti. M23 iri kubanza igakurikirana uwo muti ugiye kumaza iki n'indi urwaye, byaba ngombwa bakanajya kuwumuha bagasiga bawumuhaye kamwivurira. Urumva? Ngo babuze imiti, ngo ibikomere biri hara, ngo hari n'igihe ngo umuntu ari kuba ari kugenda gutyo ugasanga akagura kikora ari umufunzo. Ngo wajya kubona ukabona harya inyo ziri gusosoka mu kaguru. Abakagombye ko bakavurwa bagakira bitewe nuko babuze imiti. Hari n'igihe bazavona amaguru barimo kuyaca kandi yagombaga gukira. M23 yabanye ku munsi ejo ngo ibise byarabaye icyo bita umutiri. Imifunzo ibaza nayo kugira ngo umuntu abari muzima yicaye igisebe kizemo inyubone zisosoka. Urumva? Barababaye hariya. Barababaye hariya. M23 yabakozemo umusiri. Bajya bifashisha se bakahakorera ibyoroshye. Aba bagabo rongo ku munsi ejo bagabye igitero kuri iki kigo cyitwa ngo ni konsariti cyangwa se mu rurimi rw'icyongereza ngo ni concert. Iki ni kigo ngo n'ubundi cyita ku bantu ngo mu by'ukuri bazahajwe n'iriya ntambara iri kubera muri biriya bice. Ubwo bagabaga ibitero ngo baje gusanga umva reko defense yo muri biriya bice. Ntabwo ari ya reko defense uzi yayindi iza ugakubita uko wiboneye nk'ukubita abashumba. Nayo hatari defense yatojwe neza, batojwe neza, bazi icyo gukora my friend. Kuko ubushobozi bwa roko defense nyambukemanga. Roko defense iri hariya. Bashobora kuba ari no mamakasike bakigira roko defense se. Urumva? Nukuvuga ngo hariya icyitwa ivuriro hariya cyabaye yanga none ibisebe. Ejo bagiye kwiba imiti n'ibyo kurya. Urumva naho ngo ibiryo byabuze bari kurya umuhigo, naho ngo inyamaswa zarabuze. Ubwo ni amateke n'inguri z'iki byose ari kugenda babahoza. Uziko muri Kongo utabura ahantu ikintu urya wageze ngo hari ahantu ngo hari n'ukuntu ngo ugera gutya rwose ngo ugasanga ibintu byagiye byimeza mu shamba aho ngaho. Nibyo bintu bari kurya. Bari bagiye kwishakira rero inyorosha mabuno, kuko urumva bamaze igihe bari kurya amateke bakeneye guhindura. Barabibura neza. Basanze ngo aba local defense bari harabarinze kiriya kigo ari babi. Baratojwe neza ngo bakinjira
ngo izi roko defense ngo zahise zigukubitira uwa mbere ngo wari ufite icyitwa communication urumva wari ufite ibyombo wari ufite icyombo niyo bahereye bamumena umutwe ubwo ni ibyuma by'itumanaho mu gihe mu by'ukuri ngo abari basigaye ngo bahise batangira urugamba naho ngo bararwana birwanaho nyine byaje kurangira ngo M23 ngo yumvishe urusasu rwabaye urusasu bahita bohereza umusada wo gufasha za ruko defense urumva ruko defense nta nubwo bari benshi bari nka batatu gutyo bari barinze iki kigo batatu gusa semusi yari yamanutse ari benshi cyane ariko batatu ngo babakozemo akazi urumva abaruko defense batatu bagiye bagukubitira iyo section yose niba ahubwo atari paratuni yari yamanutse bayigabaho igitero bakuramo uwari ufite communication bamuca intege urumva ibyo bintu byoroshye ko byari hatari ntabwo byari byoroshye ubwo musade imaze kuza byagenze bite musade imaze kuhagera ngo byarase ngo bakoze ibintu byinshi iyo musahada nta bintu byinshi yakoze yaje gusoza kanze ndebe mu gato ndebe bibiri kuza baba we ikintu yakoze ni iki musade ikimara kuhagera ngo nta nubwo ngo hari M23 ngo ifite ngo muri iyo misozi ngo igihe ifiteyo mu by'ukuri udupozisiyo ngo bafashe ikibombe gusa ngo bakiroha ku ruhande rwabo bazarendo baranyanyagira ntabwo byahitanye se umva sha ngo bagiye gushaka cyangwa barebe ngo basanga haguyemo nk'abagera muri